Zaburi ya 81. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa gititi. Ni zaburi ya Asafu. Muririmbishirize Imana ijwi rirenga, niyo mbaraga zacu, muvugirize Imana ya Yakobo impundu. Muririmbe indirimbo, muvuze ishako, mucuranga inanga nziza na neberu. Muvuze impanda ukwezi kubonetse, kandi ukwezi kuzoye ku munsi wacu mukuru. Kuko iryo ari ryo tegeko ryategetswe Abisirayeli, itegeko ry'Imana ya Yakobo. Yarikomereje mu ba Yosefu kuba iryo guhamya, ubwo yasohokaga igahagurukira igihugu cya Egiputa. Niho numvise amagambo y'uwo ntari nzi, ati nakuye urutugu rwe ku mutwaro, amaboko ye yakuweho uburetwa bw'igitebo. Ubwo wari mu mubabaro waratatse ndagukiza, nagushubije ndi mu bwihisho bw'inkuba, nakugeragereje ku mazi y'i Meriba. Bwoko bwanjye, umva ndaguhamiriza, wa bwoko bw'Abisirayeli we, iyaba unyumvira. Muri wowe ntihakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga, kandi ntukagire ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga. Ni jye Uwiteka Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Egiputa, asama cyane nduzuza akanwa kawe. Maze ubwoko bwanjye ntibwumviye ijwi ryanjye, Abisirayeli banga kunyitondera. Nanjye ndabareka ngo bakurikize kunangirwa kw'imitima yabo, bagendere mu migambi yabo. Iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, iyaba Abisirayeli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindurira ukuboko kwanjye kubabarwanya. Abanzi b'Uwiteka bakamugomokera, bakamushyeshya, ariko ba bandi bakarama iteka. Yabagaburira amasaka ahunze, kandi naguhaza ubuhura bwo mu mbingo. Zaburi ya 82. Zaburi ya Asafu. Imana ihagarara mu iteraniro ryayo, icira abigira Imana urubanza, iti muzageza he guca imanza zibera, zita ku cyubahiro cy'abanyabyaha. Muca imanza zikwiriye uworoheje n'imfubyi, muca imanza zirenganura umunyamubabaro n'umutindi. Mutabara uworoheje n'umukene, mubakize amaboko y'abanyabyaha. Abo mbwiye ntacyo bazi, ntacyo bamenya, bagendagenda mu mwijima, imfatiro zose z'isi ziranyeganyega. Ni jye wababwiye nti, muri Imana, mwese muri abana b'Isumba byose, ariko muzapfa nk'abantu, muzagwa nk'umwe mu bakomeye. Mana, haguruka ucire isi urubanza, kuko uzagira amahanga yose umwandu wawe. Zaburi ya 83. Iyi ndirimbo ni zaburi ya Asafu. Mana, ntuceceke, Mana, ntuhore ntiwirengagize, kuko abanzi bawe bagira imidugararo, abakwanga babyukije umutwe. Bagambirira imigambi y'uburiganya ngo bagirire nabi ubwoko bwawe, bagira inama burindira mu rwihisho. Baravuze bati, nimuze tubarimbure bataba ishyanga, kugira ngo izina ry'Abisirayeli ritibuka ukundi. Kuko bahuje umutima wo kujya inama, ni we basezeraniye. Nibo banyamahema ba Edomu n'Abishimayeli, kandi n'Abamowabu n'Abahagari n'Abagebaru n'Abamoni n'Abamaleki n'Abafilisitiya n'abatuye i Tiro. Abashuri nabo bafatanije nabo, batabaye bene Loti. Ubagirire nk'ibyo wagiriye Abamidiyani, nk'ibyo wagiriye Sisera na Yabini ku mugezi Kishoni. Barimbukiye Endoru, bahindutse ifumbire ry'ubutaka. Uhindure abatware babo nka Orebu na Zebu. Imfura zabo zose uzihindure nka Zeba na Zarumuna, kuko zavuze ziti, twiyendere ubuturo bw'Imana. Mana yanjye, ubahindure nk'umukungugu ujyanwa na serwakira, nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Nk'uko umuriro utwika ishyamba, nk'uko ibirimi by'umuriro bitwika imisozi, aba ari ko bahigisha umuyaga wawe, ubateze ubwoba umuyaga wawe w'ishuheri. Wuzuze mu maso habo ipfunwe ry'igisuzuguriro, kugira ngo bashake izina ryawe Uwiteka. Bakorwe n'isoni batinye iteka ryose, bamware barimbuke, kugira ngo bamenye yuko uwitwa Uwiteka, ko ari wowe wenyine usumba byose, utegeka isi yose. Zaburi ya 84. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa gititi. Ni zaburi ya bene Kora. Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe n'ay'igikundiro. Umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. Igishwi cyiboneye inzu, intashya yiboneye icyari, aho ishyira ibyana byayo. Ni ku bicaniro byawe Uwiteka Nyiringabo, mwami wanjye, Mana yanjye. Hahirwa ababa mu nzu yawe, babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufiteho imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'ijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Uwiteka Mana Nyiringabo, umva gusenga kwanjye, Mana ya Yakobo, ntegera ugutwi. Mana ngabidukingira, reba, witegereze mu maso h'uwo wasize. Kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi gihumbi ahandi,
nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye, bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira, Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Uwiteka Nyiringabo, hahirwa umuntu ukwiringira. Zaburi ya 85. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Ni zaburi ya bene Kora. Uwiteka, wagiriye igihugu cyawe imbabazi, wagaruye aba Yakobo bajyanyweho iminyago. Wababariye gukiranirwa k'ubwoko bwawe, watwikiriye ibyaha byabo byose. Wakuyeho umujinya wawe wose, waretse uburakari bwawe bukaze urabworoshye. Mana y'agakiza kacu, utwigarurire kandi ushire umujinya wawe utugirira. Uzaturakarira iteka, uzakomeza uburakari bwawe ibihe byose, ntuzagaruka ubwawe ngo utuzure kugira ngo ubwoko bwawe bukwishimire. Uwiteka, utwereke imbabazi zawe, uduhe agakiza kawe. Reka numve iby'Imana Uwiteka izavuga, kuko izabwira ubwoko bwayo n'abakunzi bayo amahoro, ariko be kugarukira ubupfu. Nukuri agakiza kayo kari bugufi bw'abayubaha, kugira ngo ubwiza bwayo bube mu gihugu cyacu. Imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Umurava umeze mu butaka, gukiranuka kurebye mu isi kuri mu ijuru. Kandi Uwiteka azatanga ibyiza, igihugu cyacu kizera umwero wacyo. Gukiranuka kuzamubanziriza, kandi kuzahindura intambwe ze inzira yanyurwamo. Zaburi ya 86. Gusenga kwa Dawidi. Uwiteka, ntegera ugutwi unsubirize, kuko ndi umunyamubabaro n'umukene. Rindira umutima wanjye, kuko ndi umukunzi wawe. Mana yanjye, kiza umugaragu wawe ukwiringira. Mwami, mbabaririra, kuko ari wowe ntakiri umunsi ukira. Wishimishiriza umutima w'umugaragu wawe, kuko ari wowe Mwami ncururira umutima. Kuko wowe Mwami uri mwiza, witeguye kubabarira kandi wuzuye imbabazi ku bakwambaza bose. Uwiteka, tegera ugutwi gusenga kwanjye, tyariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye. Ku munsi w'amakuba yanjye no ku w'ibyago byanjye nzakwambaza, kuko uzansubiza. Mwami, mu bigirwamana nta gihwanye nawe, kandi nta mirimo ihwanye n'iyawe. Mwami, amahanga yose waremye azaza akwikubita imbere akuramye, kandi bazahimbaza izina ryawe, kuko ukomeye kandi ukora ibitangaza. Ni wowe Mana wenyine. Uwiteka, ujye unyigisha inzira yawe, nanjye nzajya ngendera mu murava wawe. Teraniriza hamwe ibiri mu mutima wanjye, ngo wubahe izina ryawe. Mwami Mana yanjye, nzagushimisha umutima wanjye wose, nzahimbaza izina ryawe iteka ryose. Kuko imbabazi ungirira ari nyinshi, kandi wakijije ubugingo bwanjye, ntibwajya ikuzimu ko hasi. Mana, abibone bampagurukiye, iteraniro ry'abanyarugomo ryashatse ubugingo bwanjye, batagushyize imbere yabo. Ariko wowe Mwami, uri Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Unkebuke umbabarire, uhe umugaragu wawe imbaraga zawe, ukize umwana w'umuja wawe. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye, ukamara umubabaro. Zaburi ya 87. Iyi ndirimbo ni zaburi ya bene Kora. Urufatiro yashyizeho ruri ku misozi yera. Uwiteka akunda amarembo y'i Siyoni, akayarutisha ubuturo bwose bw'aba Yakobo. Wa rurembo rw'Imana we, uvugwaho icyubahiro. Nzavuga Rahabu n'i Babuloni ko biri mu bamenya, dore Filisitiya n'i Tiro na Etiyopiya, iyo niho bavukiye. Ni koko bazavuga iby'i Siyoni bati, umuntu wese yavukiyeyo, kandi isumba byose ubwayo izabakomeza. Uwiteka niyandika amahanga azabara ati, ishyanga naka na naka yavukiyeyo. Abaririmbyi n'ababyinnyi bazavuga bati, amasoko yanjye yose ari muri wowe. Zaburi ya 88. Iyi ndirimbo ni zaburi ya bene Kora. Yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga, ijwi ryitwa Mahalati Leyanoti. Ni indirimbo yahimbishijwe ubwenge ya Hemani Umwezerahi. Uwiteka, Mana y'agakiza kanjye, ntakiri imbere yawe ku manywa na nijoro. Gusenga kwanjye kwinjira imbere yawe, utegere ugutwi gutaka kwanjye, kuko umutima wanjye wuzuye imibabaro, kandi ubugingo bwanjye bwegereye ikuzimu. Bambarana n'abamanuka bajya muri rwa rwobo, meze nk'udafite gitabara. Nasizwe mu bapfuye, meze nk'abishwe baryama mu gituro, abutakibuka ukundi, kandi batandukanye n'ukuboko kwawe. Wanshyize mu rwobo rwo hasi, ahantu h'umwijima h'ikuzimu. Umujinya wawe uranshikamiye, kandi wambabarishije umuraba wawe wose. Wantandukanyije n'abamenyi banjye ubanshyira kure, wangize uwo banga urunuka, ndakingiranywe simbasha gusohoka. Mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro. Uwiteka, njya ngutakira uko bukeye, nkakuramburira amaboko. Mbese uzereka abapfuye ibitangaza? Ibicu bizazuka bigushime.
imbabazi zawe zizavugirwa ikuzimu, cyangwa se umurava wawe uzavugirwa mu irimbukiro? Ibitangaza byawe bizamenyekanira mu mwijima, gukiranuka kwawe kuzamenyekanira mu gihugu cyibagiza. Ariko Uwiteka, ni wowe ntakira, kandi mu gitondo gusenga kwanjye kuzajya kugusanganira. Uwiteka, niki gituma uta ubugingo bwanjye? Niki gituma umpisha mu maso hawe? Nahereye mu buto mbabazwa ndwana n'umutima, ngitewe n'ibiteye ubwoba byawe mpagarika umutima. Umujinya wawe w'inkazi urandengeye, ibiteye ubwoba byawe biransembye. Byangose nk'amazi umunsi urira, byanzengurukiye byose icyarimwe. Abakunzi banjye n'inshuti zanjye wabatandukanirije kure yanjye, abamenyi banjye bagiye mu mwijima. Zaburi ya 89. Indirimbo yahimbishijwe ubwenge ya Etani umunyezerahi. Nzaririmba iteka imbabazi z'Uwiteka, ab'ibihe byose nzabamenyesha umurava wawe n'akanwa kanjye. Kuko navuze nti, imbabazi zizakomezwa iteka, no mu ijuru ubwaho uzashimangira umurava wawe. Nasezeranye isezerano n'uwo natoranije, narahiye Dawidi umugaragu wanjye nti, nzashimangira urubyaro rwawe iteka, intebe yawe y'ubwami nzayikomeza ukageza ibihe byose. Uwiteka, ijuru rizashima ibitangaza byawe, umurava wawe uzashimirwa mu iteraniro ry'abera. Ninde wo mu ijuru wagereranywa n'Uwiteka? Ninde wo mu bana b'Imana uhwanye n'Uwiteka? Niwe Mana iteye ubwoba bwinshi mu rukiko rw'abera, niyo gutinywa kurusha abayikikije bose. Uwiteka, Mana Nyiringabo, ninde munyambaraga uhwanye nawe Uwiteka? Umurava wawe urakugose impande zose, ni wowe utegeka kwihinduriza kw'inyanja. Iyo umuraba wayo uhagurutse urawuturisha. Ni wowe wamenaguye Rahabu imeze nk'uwishwe, watatanishije ababisha bawe ukuboko kw'imbaraga zawe. Ijuru ni iryawe, isi nayo ni iyawe, isi n'ibiyuzuye ni wowe wabishimangiye. Ikasikazi n'ikusi ni wowe waharemye, Itaboru ni Herumoni ihishimira izina ryawe. Ufite ukuboko kw'imbaraga, ukuboko kwawe kurakomeye, ukuboko kwawe kw'iburyo gushyizwe hejuru. Gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe zawe, imbabazi n'umurava birakubanziriza. Hahirwa ishyanga rizi ijwi ry'impundu, Uwiteka, rigendera mu mucyo wo mu maso hawe. Bishimira izina ryawe umunsi ukira, kandi gukiranuka kwawe niko kubashyirisha hejuru. Kuko uri icyubahiro cy'imbaraga zabo, imbabazi zawe nizo zizashyirisha hejuru ihembe ryacu. Kuko ingabo idukingira ari Uwiteka, umwami wacu ari Uwera wa Isirayeli. Cya gihe wabwiriye abakunzi bawe mu byo beretswe uti, mpaye umunyambaraga gufasha kwanjye, nshyize hejuru watoranijwe mu bantu. Mbonye Dawidi umugaragu wanjye, musize amavuta yanjye yera. Ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe, ukuboko kwanjye kuzamukomeza. Umwanzi we ntazamutungura, kandi umunyabyaha ntazamugirira nabi. Nanjye nzakubita ababisha be bagwa imbere ye, nzakubita abamwanga. Ariko umurava wanjye n'imbabazi zanjye bizabana nawe, kandi izina ryanjye rizashyirisha hejuru ihembe rye. Nzashyira inyanja mu ntoki ze, n'inzuzi mu kuboko kwe kw'iburyo. Azantakira ati, ni wowe Data, Imana yanjye, igitare cy'agakiza kanjye. Kandi nzamuhindura imfura yanjye, asumba abandi bami bo mu isi. Nzamubikira imbabazi zanjye iteka ryose, isezerano ryanjye rizakomera kuri we. Kandi nzaramisha urubyaro rwe iteka ryose, nzaramisha intebe ye y'ubwami nk'iminsi y'ijuru. Niba abana be bazareka amategeko yanjye, ntibagendere mu byo nategetse, niba bazaca ku mateka yanjye ntibitondere amategeko yanjye, nibwo nzahoresha ibicumuro byabo inkoni, no gukiranirwa kwabo nzaguhoresha kubakubita. Ariko sinzamukuraho rwose imbabazi zanjye, sinzivuguruza umurava wanjye. Sinzica isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Igihe kimwe narahiye kwera kwanjye, sinzabeshya Dawidi. Urubyaro rwe ruzarama iteka, intebe ye y'ubwami izarama nk'izuba imbere yanjye. Izakomezwa iteka ryose nk'ukwezi, mu ijuru hariho ubihamya wo kwizerwa. Ariko ubwawe wataye kure uwo wasize uramureka, wamugiriye umujinya. Uwanze urunuka isezerano ry'umugaragu wawe, wahumanishije ikamba rye kurijugunya hasi. Wagushije inkike ze zose, washenye ibihome bye. Abahisi bose baramunyaga, abaye igitutsi ku baturanyi be. Washyize hejuru ukuboko kw'iburyo kw'ababisha be, washimishije abanzi be bose. Niko kusubiza inyuma ubugi bw'inkota ye, kandi ntiwamuhaye guhagarara ashikamye mu ntambara. Wamazeho ubwiza bwe, wajugunye intebe ye y'ubwami hasi, wagabanije iminsi y'ubusore bwe, wamwambitse isoni. Uwiteka, uzageza he kwihisha iteka? Umujinya wawe uzageza he kwaka nk'umuriro? Ibuka ko ndi uw'igihe gito, erega abana b'abantu bose wabaremeye ubusa. Ninde uzarama ntapfe, agakiza ubugingo bwe ukuboko kw'ikuzimu? Mwami, imbabazi zawe za kera ziri he?
warahiye Dawidi kubw'umurava wawe. Mwami, ibuka ibitutsi batuka abagaragu bawe, uko niyumanganya mu mutima iby'amahanga yose uko ari menshi. Uwiteka, ibuka ibitutsi by'abanzi bawe batutse intambwe z'uwo wasize. Uwiteka ahimbazwe iteka ryose. Amen kandi amen. Igice cya 4 cya Zaburi. Zaburi ya 90. Gusenga kwa Mose umuntu w'Imana. Mwami, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu. Imisozi itaravuka, utararama ku isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Uhindura abantu umukungugu kandi ukavuga uti, bana b'abantu musubireyo. Kuko imyaka 1000 mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo wahise, cyangwa nk'igicuku cy'ijoro. Ubajyana nk'isuri bameze nk'ibitotsi, bukeye bameze nk'ibyatsi bimera. Mu gitondo birera bigakura, nimugoroba bigacibwa bikuma. Natwe uburakari bwawe bwatumazeho, umujinya wawe waduhagaritse imitima. Washyize ibyo twakiraniwe imbere yawe, n'ibyaha byacu byahishwe wabishyize mu mucyo wo mu maso hawe. Kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubahwa. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Uwiteka, garuka, ko watinze uzageza ryari? Abagaragu bawe uduhindurira umutima. Mu gitondo uzaduhaza imbabazi zawe, kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyago. Umurimo wawe utubonekera abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu, nuko imirimo y'intoki zacu yikomeze.